Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbashimiye umwanya mungeneye w'ikiganiro ndagihuza n'ibyemezo umuryango mpuzamahanga wafashe byo kuvana amasomo kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, harimo icyo kuwa 23 Ukuboza 2003 n'icyo kuwa 26 Mutarama 2018 byemeje ko tariki ya 7 Mata buri mwaka ari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 bigakorwa ku rwego rw'isi. Kuzirikana Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye igahagarikwa na FPR Inkotanyi bikwiye kwibutsa ibihugu kubahiriza inshingano zo gukumira Jenoside ziteganywa n'amasezerano mpuzamahanga yemejwe n'umuryango w'abibumbye tariki 9 Ukuboza 1948. Mu Rwanda hagati y'1990 n'1994 Jenoside yarateguwe irakorwa, amahanga arisuzuma, ariko ibyemezo byafashwe n'ubu ntibyubahirizwa. Umuryango w'abibumbye washyizeho komisiyo yayobowe na Ingvar Carlsson itangaza raporo tariki 15 Ukuboza 1999 yerekana amakosa yakozwe n'umuryango w'abibumbye mu Rwanda muri aya magambo: inzego z'umuryango w'abibumbye zagize uruhare rwo kudakumira Jenoside mu Rwanda. Jenoside iba bayireba, ibihugu byireba. Ibihugu biwugize kandi byatsimbaraye kukubura ubushake bwa politike no kwanga nkana gukora ibyagombaga gukorwa mu kwikumira no kwihagarika. Afurika yunze ubumwe nayo yashyizeho komisiyo yayobowe na Ketumire Masire itangaza raporo yayo tariki 7 Nyakanga 2000 nayo yemera amakosa ibyandika gutya: Jenoside yabaye mu Rwanda yashoboraga gukumirwa iyo abayobozi b'umuryango mpuzamahanga bari bafite mu nshingano bakoresha uburyo bari bafite, ariko babuze ubushake. Amahanga yatereranye u Rwanda. Hari n'ibihugu byasabye imbabazi. Tariki 25 Werurwe 1998 Perezida Bill Clinton wa Amerika yasuye u Rwanda yemera amakosa muri aya magambo: mu gihe Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yakorwaga mu 1994, byinshi mu bihugu byatereye agati mu ryinyo kugeza aho nyuma yayo aribwo hagaragaye abantu n'imiryango itandukanye bigaya ko ntacyo bakoze ngo bayikumire. Tariki ya 7 Mata mwaka wa 2000 Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi Guy Verhofstadt yasabye imbabazi abanyarwanda ku makosa y'igihugu cye. Mu Bufaransa, Commission du Clair yashyizweho na Perezida Macron tariki 5 Mata 2019 yatanze raporo tariki 26 Werurwe 2021 igaragaza amakosa bwakoze ajyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Guhera mu mwaka w'1990 ibimenyetso by'itegurwa rya Jenoside byaramenyekanye birirengagizwa. Leta y'u Rwanda yatangije ubukangurambaga bwigisha ko Umututsi ari umwanzi w'igihugu. Inkotanyi zitwa inyangarwanda zigerekwaho ikinyoma cyo gushaka gutsemba Abahutu kugira ngo bakangurirwe kwica byitwa kwitabara. Itangazamakuru rya leta nirifatanyije nayo rirabyigisha. Imvaho nimero 868 yo mu Kwakira 1990 yabyanditse gutya: Abanyarwanda bose bazi ko u Rwanda rwatewe n'abanzi. Izo nyangarwanda ziyita inkotanyi zavuye i Bugande zigamije gutsemba no kutwambura ibyiza twazaniwe na revolution yo muri 59. Intambara abanyarwanda barwana n'umwanzi wavuye mu Bugande ntirarangira kuko uwo mwanzi akitubereye ku butaka. Tugomba kumuhashya tukamusubiza aho yaturutse. Ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda yakoze raporo zigaragaza umugambi n'ibikorwa by'u Rwanda byo gutsemba Abatutsi. Muri raporo yo kuwa 15 Ukwakira 1990 babyanditse batya: abaturage b'Abahutu bateguwe na MRND
bongereye ibitero byo kwica abatutsi bahereye Kibirira, kandi hari ibimenyetso ko ubwicanyi buzakwira n'ahandi mu gihugu. Ikintu kimwe abatutsi bakeka ko cyabarinda jenoside ni uko FPR yatsinda intambara, kandi ibyo ntibishoboka. Mu 1991 General Vare wayoboraga ubutwererane bwa gisirikare mu Bufaransa yasuye u Rwanda, abonana n'umukuru wa gendarmerie y'u Rwanda Colonel Rwagafirita, amutangariza gahunda ya jenoside muri aya magambo: abatutsi ni ba nyamuke, tuzabatsemba. Abajandarume bazafatanya n'abasirikare barangize ikibazo cy'abatutsi, abagore, abana n'abasaza hose mu gihugu, kandi ntibizaba birebire, ni bake cyane. General Vare yabikoreye raporo ndetse ubu yanabisohoye mu gitabo. Georges Martre wari ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda kuva mu 1989 kugeza 1993, yasobanuriye abadepite b'Abafaransa itegurwa rya jenoside avuga atya ati: mu 1990 byarabonekaga ko hazaba jenoside. Colonel Serubuga, umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda, yashimishijwe n'igitero cya FPR kuko kuri we cyatangaga urwitwazo rw'iyicwa ry'abatutsi. Gutinya jenoside byatumaga abatutsi bahorana ubwoba. Serubuga yashyigikiye jenoside, aherekeza umujyanama wa Perezida Habyarimana Léon Mugesera iwabo mu Ngororero, bakangurira gutsemba abatutsi tariki 22 Ugushyingo 1992. Mugesera atangaza gahunda ya jenoside muri aya magambo ati: hari inyenzi zohereje abana gufasha inkotanyi, ni kuki tudafata abo babyeyi tukabatsemba? Ni kuki tudatsemba abo bantu? Tugomba guhaguruka tugakora. Gukora kuba Perezida wa Repubulika byasobanuraga kwica, ni naryo Perezida Sindikubwabo yakoresheje tariki 19 Mata 1994 ashishikariza jenoside iwabo i Butare. Umugambi wa jenoside waturukaga kuri Perezida Habyarimana ubwe, kandi byatangiranye n'ubutegetsi bwe. Porogaramu politike ya mbere yayitangaje tariki ya mbere Kanama 1973, avuga ko imitegekere y'igihugu izashingira ku bwoko n'uturere. Bivuze ko atarashyize imbere ubumwe bw'Abanyarwanda. Ku matariki 16 Mata kugeza iya 6 Gicurasi 1976 yasuye perefegitura zose. Perezidansi ya Repubulika isohoramo igitabo. Ku ngingo y'ubumwe bw'Abanyarwanda, Habyarimana yaravuze ngo kuri icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi, abo batutsi bashotora abahutu, ntibazi ko imvururu zigarutse aribo byakoraho. Nanone abahutu nibo benshi, ubutegetsi ni ubwabo. Tariki 28 Mata 1991 Habyarimana ayoboye kongere y'ishyaka rya MRND yongera gushimangira ko atitaye ku bumwe bw'Abanyarwanda, ahubwo yimakaje ubw'ubwoko bwe, agira ati: ubumwe ntibwashoboka niba ubumwe bw'imbaga nyamwinshi butagezweho. Ubwo bumwe niyo ntwaro nyakuri yo guhashya umwanzi. Nk'uko dushima ko nta mututsi wishingikiriza ku karere, ni ngombwa ko imbaga nyamwinshi yumva ko igomba kunga ubumwe kugira ngo hato ejo itazasubizwa mu icuraburindi ry'ubucakara. Habyarimana yashyigikiye ishyaka ry'abahezanguni CDR, rishingirwa mu biro bye mu Rugwiro tariki 22 Gashyantare 1992, basohora itangazo rirwanya ubumwe bw'Abanyarwanda muri aya magambo: ubumwe hagati y'abahutu n'abatutsi ntibushoboka. Abatutsi bafite ibibazo byabo, abahutu nabo bagomba gushinga amashyaka yabo yita ku bibazo by'abahutu. Niyo mpamvu abateraniye muri iyi nteko rusange bemeje ishingwa ry'ishyaka CDR. Habyarimana n'ishyaka rye ntibemeraga imishyikirano y'amahoro na FPR. Nubwo yoherezaga intumwa za guverinoma Arusha,
yarwanyaga ibyemezo byafatirwagayo, akamagana Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Boniface Ngurinzira waziyoboraga. Tariki 5 Ugushyingo 1992, MRND yasohoye itangazo ryamagana imishyikirano. Habyarimana abisubiramo tariki 15 Ugushyingo 1992 muri mitingi mu Ruhengeri, atuka Minisitiri Ngurinzira agira ati: ntagende afindafinda ibintu ngo yazanye urupapuro ngo ubwazanye amahoro. Amahoro se n'urupapuro? Igihe nikigera nzatuma kuntera hamwe maze tumanuke. Nibwo Habyarimana yiyise ikinani cyananiye abagome n'abagambanyi. Abagome byavugaga Abatutsi, abagambanyi bakaba Abahutu nka Ngurinzira baharaniraga amahoro. Itangazamakuru rya leta ryarakoreshejwe mu kwangisha abaturage FPR no kurwanya imishyikirano y'amahoro. Imvaho nimero 866 yabyanditse itya: nta wagirana imishyikirano n'abantu bamurasa. Inyangarwanda zigomba kubanza kwikorera intwaro zazo zigasubira iyo zavuye. Bitaba ibyo ingabo z'u Rwanda zikazisubizayo ku ngufu n'ubutwari bwinshi, nk'uko kuva zahangana n'izo nyangarwanda zagiye zibigaragaza. Habyarimana yashyigikiye ishingwa rya radiyo RTRM, igafatanya ibikoresho na radiyo Rwanda. RTRM yahawe inzobere zo kuyifasha muri tekinike n'abanyamakuru ba leta b'abahanga bayikoreye mu bukangurambaga bw'urwango. Amashanyarazi ya RTRM yahujwe n'aya Perezidansi ya Repubulika bikayirinda kuyabura. Habyarimana ni nawe watanzemo imigabane myinshi. Habyarimana kandi yatangije itozwa ry'interahamwe igabiro, bikorerwa raporo tariki 29 Nzeri 1991 n'umuyobozi w'ingabo mu Mutara Colonel Nsabimana, agaragaza ko hatanzwe imbunda 1760 muri komine enye za Byumba, Muhura, Ngarama, Muvumba na Bwisige, kandi ko bizakomeza. Tariki 5 Ugushyingo 1993, Minuari yatangaje inyandiko ivuga ko Habyarimana yayoboye inama kuri hoteli Rebero Horizon, yemeje gukwirakwiza grenade, imipanga n'izindi ntwaro mu nterahamwe n'impuzamugambi. Tariki 6 Ukuboza 1990, Habyarimana yasuye abasirikari Gabiro, abizeza kuzahorera abaguye ku rugamba. Ibinyamakuru nka Kangura nimero ya 6, nimero ya 26, nimero 41, nimero 42, nimero 51 na 54, Nyiramacibiri nimero 13, Zirikana nimero 4 na nimero ya 6 byabishingiyeho bikangurira gutsemba Abatutsi. Zirikana nimero ya 6 yabyanditse itya: nta musirikare wari ukwiye kongera kurwana ibyitso bimuri inyuma. Twiteguye kuzabafasha gutsemba ibyitso byose, byarangira tugahindukirira inyenzi. Zirikana yari ikinyamakuru cya Colonel Rwagafirita wabaye umuyobozi mukuru wa Gendarmerie y'igihugu. Tariki ya Ukuboza 1991, Habyarimana yashyizeho komisiyo y'abasirikare bakuru 10, ayishinga Colonel Bagosora, ayisaba kumwereka uko bazatsinda umwanzi. Raporo y'iyo komisiyo yashyikirijwe Habyarimana ivuga ko umwanzi w'igihugu ari Umututsi. Hakurikiraho inyandiko y'umugaba mukuru w'ingabo Colonel Nsabimana tariki 21 Nzeri 1992, ayoherereza ibigo bya gisirikare asaba kuyigisha, biba uburyo bwo gukora icengezamatwara ry'urwango mu ngabo z'igihugu. Tariki 27 Nyakanga 1992, Colonel Anatole Nsengiyumva wayoboraga iperereza rya gisirikare yandikiye Habyarimana ko abasirikare biteguye gutsemba Abatutsi n'undi wese uzagira uruhare muri ibyo bibazo. Murumva ko imyumvire yari mu ngabo z'igihugu yari yo gutsemba Abatutsi. Leta yakoresheje urwitwazo rw'iyicwa rya Perezida Ndadaye i Burundi, hashingwa igice cy'abahezanguni mu mashyaka ya politike
cyiswe Hutu Power tariki 23 Ukwakira 1993. Ibinyamakuru bya leta n'ibiyishamikiyeho byamamaje urwo rwango. Nk'ikinyamakuru Ijambo nimero 62 cyabyanditse kivuga ngo urundanye abatutsi ubaroheho bombe ubatwike nk'uko barimo kugirira abahutu. Niba abahutu b'i Burundi batsembwe, nimufate umubare w'abahutu bishwe mu kube kabiri mu batutsi mu Rwanda. Umunsi abahutu batemaguriye abatutsi mu Kanyaru, niho umututsi azamenya ko umuhutu ari umuntu. Mu gihe jenoside yari igeze habi, tariki 5 Gicurasi 1994, Lieutenant Colonel Baudouin Jacques Albert wari umujyanama mu buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda yasobanuriye ubushinjacyaha bw'Ububiligi bwakoraga nkete ku yicwa ry'abasirikare babwo ko jenoside wari umugambi w'ingabo z'u Rwanda. Abisobanura atya ati ukwezi kumwe cyangwa abiri imbere y'ihanuka ry'indege natumiwe kwa General Nsabimana njyana na ambasaderi w'Ububiligi, tuhasanga Perezida Habyarimana na Ministre w'ingabo Augustin Bizimana n'abandi basirikare bakuru. Ministre Augustin Bizimana yambwiye ko yiteguye kugaba abasirikare bakarangiza akazi. Nyuma yabwo hasigaye iminsi 10 ngo ihanuka ry'indege ribe, hari kuwa gatanu wa nyuma w'ukwezi kwa Werurwe 1994, mugenzi wanjye Colonel Vincent yatumiwe mu rugo General Nsabimana na Colonel Kabirigi. Aba basirikare bakuru bongeye gushimangira ko amasezerano y'amahoro atazashyirwa mu bikorwa, ko nibakomeza kuyahatirwa bizaborohera gutsemba FPR, kandi ko bitagombaga gutwara igihe kirenze iminsi 15. Ati babivugaga babyemera batyo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibimenyetso byirengagijwe kugeza jenoside yakorewe abatutsi iba ni byinshi cyane. N'ubu amahanga arirengagiza impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka 33 mu buhungiro, zameneshejwe n'abarwanyi ba FDLR bagizwe n'abakoze jenoside mu Rwanda. Nyamara umuryango w'abibumbye wafashe ibyemezo byinshi byerekana ko FDLR ari umutwe w'iterabwoba ugomba guseswa. Nk'icyemezo 1804 cyafashwe mu mwaka wa 2008 kibivuga gutya ngo duhangayikishijwe n'uburambe bw'ibyaha bibangamira uburenganzira bwa muntu n'ibinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga bikorwa na FDLR, Exfar, Interahamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro ikomoka mu Rwanda ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dutegetse ko bashyira hasi intwaro aka kanya nta mananiza ayariyo yose, bakajyanwa aho bakomoka. Turasaba ibihugu byose bigize umuryango w'abibumbye gufata ingamba zose za ngombwa bigahagarika inkunga y'amafaranga, iy'ibikoresho n'indi yose itangwa n'abenegihugu cyangwa itangirwa ku butaka bwabyo ihabwa FDLR, Exfar, Interahamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro ikomoka mu Rwanda ikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba y'ubwayo cyangwa mu nyungu zayo. Ibi byemezo Kongo ibirengaho ikinjiza FDLR mu ngabo zayo, MONUSCO ibirebera nk'uko minuari yarebereye itegurwa rya jenoside mu Rwanda. Abategetsi ba Kongo bahamagarira urwango nk'uko byakorwaga mu Rwanda hagati y'1990 n'1994. Muri Kanama 1998, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Abdoulaye Rodian Ndombasi yahamagariye kwica abatutsi, abita udukoko twanduza tugomba gutsembwa ntawe usigaye. Tariki 19 Nyakanga 2023, Depite Justin Batakwira yavugiye kuri televiziyo ya leta ngo umututsi n'umwicanyi muri kamere ye. Tariki 31 Gicurasi 2024, umukuru w'umutwe wa Maimai Nande witwa Benoit Mukumbatia yatangaje video ivuga ngo umututsi nyawe ni umututsi wishwe
umututsi nyawe n'ujyanywe mu irimbi. Tariki enye Nyakanga 2024, Minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya kuri televiziyo 50 Bukavu yise abatutsi abicanyi, avuga ngo Minisitiri w'Intebe yabasuye nk'umugore, umubyeyi, umuvandimwe mu gice cy'igihugu mutuyemo, aho umugore yababajwe bikabije n'ubwicanyi ndengakamere bumaze imyaka 30 bukorwa n'abatutsi. Tariki 24 Ugushyingo 2024, Minisitiri w'Ubucamanza Constant Mutamba i Goma yasabye kwica abatutsi bahereye ku bayobozi bakuru b'u Rwanda. Tariki 28 Ukuboza 2025, umuvugizi w'ingabo za Kongo General Ekenge yahamagariye kuri televiziyo y'igihugu urwango ku batutsikazi. N'impuguke z'umuryango w'abibumbye zoherezwa muri Kongo zirabogama. Muri Gashyantare 1999, Roberto Gareton wabaye intumwa idasanzwe ya Komisiyo ya ONU y'uburenganzira bwa muntu muri Kongo yatanze ikiganiro gihamagarira urwango ku batutsi, avuga ngo hariho ukwinangira k'umuryango w'abibumbye guturuka ku rugomo rukorerwa Kongo ruturutse ku gatsiko k'abatutsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndangiza, uwavuga ibimenyetso byigisha urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside bikorwa muri iki gihe na Kongo bwakwira bugacya. Abanyarwanda babashimira umutekano mwabahaye n'ingamba mufata zibarinda. Abo mwarokoye muri 1994 basubiranye icyizere cy'ubuzima, barimo kandi abenshi barokotse jenoside za kera kuva muri 1959 kugeza muri 1994. Urubyiruko rubashimira amahirwe mwaruhaye yo kuba mu gihugu kitavangura. Abakoze jenoside benshi bararangiza ibihano, babashimira ingamba zo kubagorora bagasubizwa ubuntu biyambuye bagataha mu ngo zabo. Abava mu mitwe yitwaje intwaro bashima ubuyobozi bw'u Rwanda bubakira bakisanga nk'umwana ujya iwabo. Hari benshi baba mu mahanga bitandukanya n'ikinyoma gikwizwa n'abakoze jenoside cyangwa ababaye imbata y'ingengabitekerezo yayo, bagataha mu rwababyaye rukabakira, bakaba babashimira imiyoborere myiza y'u Rwanda ibasubiza ishema ry'igihugu cyabo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turibuka tubizeza ko nta kizongera gusenya u Rwanda turebera. Harabaye ntihakabe, habaye Muyaga na Muhoro, ubu hariho Mahoro na Munyarwanda, nibo bazahoraho. Ndabashimiye.